nzakagendana agacuma kugwagwa we nzakagendana maze gute komera cyane ndakomeye yewe we dagenza bite mvuye muri bambone muri bambone nukuri neza umva barambonye barayamanika bavuga wiki na wa musheri wawe witwa ngo ni sheri wawe ngo avuga ngo aramushoje tambaye gatata arambonye umva arambonye aravuga ati kana gasore ko karimo neza ngo dore ngo kambo dukweto tugezwe twaturi twisere kwine ndambwira kumubwira ngo ndambwira ko kubwira ngo ni sheri wawe ngo uramunjanye umuze mu mana ubitira umuze mu mana bitira umuze mu mana niba umugore niba umugabo niba umugore ubitira umuze mu mana ubitira umuze mu mana nyine we aravuze ati ngo mane ngo buriya ngo je ko naragukundaga ngo buriya ngo ni wa wundi gushaka ngaragenda ngo yagira uhura n'ushimba gatatu kubita mu nzu ngo urabona nditikibana ngo narabana no kuri kwimana nese hoza na fini ngo utudukwetos bino utavuze uje kubitekerezaho ubonye iki rero mvuye muri bambone mana ubitira mu mana ubitira mu mana kwakira umutwaye wacu babonye abashitsi tekeka twageze kwa muganga mwana mufate neza nyabo kama bagusengera umukobwa abona n'izina parisheke zikaba kubwakondaga parishoti zimbwirere arambwira ngo yakundanya ngo na uno mugabo Simoni ngo barakundanya ngo barakundanya ngo umukobwa ngo Simoni ngo ndacyafite ngo mugomba mpangira kubyiwa kamvuka menzo numva kugira ngo sobuha butunge oya none nambaye dukweto tw'abakobwa sobu ko nyine ngo umukobwa ngo baramuterese ngo sobu ngara kubakira utaricara amakuru yanjye ni meza mwana muhungu wawe sinibiki byamufasha afashwe yabaye indwara yo kurira aha ni mu nzu y'Imana yahageze hano ni kwa muganga wo mu ijuru reka tumusengere Imana ibagirire neza aratakira neza asanzwe arira cyangwa byabaye ku munsi amaze iminsi ibiri reka ngo niyange soye reka tumurambikeho ibiganza ufashe Bibiliya kugira ngo twamagane Satani umukobwa yangunze niko kubwiye simone akamujaka kukubaza nukuri nambaye ngo nidukweto twiza tw'amasare kwe wambaye udukweto tw'abakobwa rwose protokole akira n'umusaza umwereka aho yicara dusengera uyu muntu amadayimoni gagenda hano bamusengera egera hino tumurambike ibiganza umukozi w'Imana shereho ndabwaci kurwego n'imitini ndamucanye ndagapusha rukore jewe ntago yagika cyo bucigise ndacakurikirana izo nguru umugore Simoni ngo asaba ko yamutuye ubyemera afite n'ikibinga hano kutama namusomye wamusomye sindahanagura sinabikubye namusomye ngo usanga hamwe nawe ubwo bwanwa nzahita mupfura asaba yamuze umugore wawe azinyaneza ko mwasomwa n'ufite ingasomwa oyo usamba niba ari ibyo usamba barire urukumva nduzanyice jewe nunjanira umugore we murambikeho ibiganza umukozi w'Imana Yesu umwami kandi urakomeye mwana wanjye akamagana dayimoni mu izina rya Yesu Mwana akeneye kuba Ay, mimi kusai. Ay, mwami Mana mutabare afite amadayimoni yo kwirira ubusa betuke mu izina rya Yesu mwana wanje nari koroherwa agakira kaza kumutangaza imirimo n'ibitangaza kaza ari gukora kandi Haleluya. Komera chikese ariko meze neza nuko wambaye iryo rangi rya Aperi sura umufana wa Aperi sinibi to 100% Ju Mana mu izina rya Yesu amen Mana yanjye ndakweretse umuntu w'Imana umukiza mu izina rya Have the timing Mana yavuze ngo urakira mu izina rya Yesu
Amen. Bas, ngisigera njya jambo. Apenda ifana kwanza abakinnyi 15 urabaza. Ngabwira umu wambe. Chikisembe. Kai, Azari yavuze yuko Imana yacu ikomeye cyane, Imana yabo yari ikomeye cyane kuko bakurikizaga ibyayo. Haleluya. Kuko iyo ukurikije iby'Imana nawe mundu waje hano Yo. N'ibirori mu muhogo y'inzu y'Imana irubaki. Yo. Ewe dora amapapayi nduwarora. Salomo yaravuze ngo niwubahe ijambo ry'Imana nawe izakubahisha ugeze hose. Haleluya. Amen. Imana ni inyembaraga ndakidashoboye, ugomba kuza hano ufite umutima nama kuvuga ati arega mukaje musaba n'Imana mukurikije ibibazo mufite. Kandi byo kwisaba akandu gatoya kandi uzi ko ufite ikibazo kinini, ni ikibazo gikomeye cyane. Imbere y'Imana ibikeneye umuntu uyubaha kandi ushaka kujana nayo ikamugirira neza, izina ryawe rigahabwa iki? Haleluya. Amen. Wakomeje ko ari abantu rero tugiraga mu mashengesho cyangwa se mu butayu. None se kigeze mva ngubwire nshawa abakinyi ndabazi bose uzinde jewe genda umugabo we ko akomeje kwikorera ibikapu mu nzu y'Imana no kubera iki? ni ibibazo nje kubwira mu yereke y'Imana mwito yugaza mu nzu y'Imana ugomba kuyubaha iki abayirimo. None ukomeje kwikorera ibyo nibiki wikoreye? arega ibi ni ibibazo maranyigiye Toka stane zina rya Yesu. je naje kuga mu yereke y'Imana nibona nire nayo. Umva mu Kristo mwiza, ibibazo ko bibaga mu mutwe bikaba mu mutima bibaga mu gikapu. Wa mugabo ibibazo mbimaranye hafi imyaka 600. Tuka Satani ni izina rya Yesu. N'abazimu n'abakurambere izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Umva sikondo bimeze tura chokoze ndaba nziceretse ko nabanje ngwambwira umuntu jana kwa ruvumbu nanje ruvumbu baramosa naje ruvumbu ndabona tindi nezo basi kana ngira abakinyi ngabatari tabatonde ko muri wape gusa wambwira abakinyi baro umva tigisembe ndagubwire anda niko tigisembe sha nanje naragiye tigisembe ndagubwire umva sinto ndi umufana mukuru wa APR ufite n'ikarita mfite n'ikarita nyikwereke cha bugufi neza utubwire ibintu wikoreye mu nzu y'Imana na madayimona yangaya tuka mu izina rya Yesu. Ni izina rya Yesu. Wikoreye ibiki wa mugabo? Ibi ni ibibazo jewe maranye imyaka 600 wa mugabo. Ibi ngibi turabikemuraga ngo hano iyo wahageze ni mu nzu y'Imana tugukiriza ubuntu. Tigisembe urabizi ndi umufana mukuru wa APR mfite n'ikarita ufite n'ikarita se tukubika mfite n'ikarita ndani izuze n'amakuru ufite Umuro. Wanda ukamuzana agabukira bwanje rw'Imana y'abicubahiro. Uyu munyabibazo n'umugabo wabona acafite igihe cyo gukorera akamukurano umura. Navuze ngo ibibazo yikoreye hepfo mu izina rya Yesu. Mwana wa Akizi Satani ibibazo umutuzisha umutima umubwo naza kugaruka mu nzu yawe ari kuvuga ibintu bizima izina rya ntabwo umuro Imana gakomera gusana ngaho mugirire neza kandi bategeka bigakomera Yesu Kristo mwana ufite karita ngaho nyereke ubu rukugenda urukura tuko twangwa twawe nduzira uvomba ariko gumaka ndakwa ngo mfite nakwebera cura ndabufite umva rero Tigisembe we aje ari kubabesha gwe ari kutubesha ngo yatsinze igitego nijoro yo ni waruvumbu da bwakwe kuri yakishije Daniel mugabo gwindare ndagusabye ngo uyu mugabo umukirizo ariko yereke Imana cenge mu ade Tigisembe we nabona turatwanwagira ngo nutwihuko aje ari kubabesha ngo ari kutubesha ngabano umufana wa APR ariko twereka turatuntu n'umufana wa APR suza barangije tumubashye abafana ba APR atazana amabari ngo ruvumbu se no wa APR mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye ngo uyu muhungu kamevura urakomeza kumva mwana wa Kristo ndaro ndamanda ugacheza amakuru urakomeza kumva ndaro ndamanda mwana wa
noneho ncewe ndaza mbitamubwira ati Kigisembe wo ndabduzi nje ndi umufana mukuru wa peri mfite n'ikarita nanjye rareka ngusetse umva ngusetse rero kandi isamushiramo ndamubwira ngo abakinnyi 15 ba aperi njye isagwa igihubare oya muco cyayabaga ndo papa yarafite ingwara bitara ku isi rero mwana wa wari wanjanye ninakujanye mu mashi wari wanjanye hara wari wanjanye nani ko na utara n'ikigo ave mwana wa nakwica ave mwana wa ave mwana wa ave mwana wa oya sinzongera mwana wa ariko ninagiye kugusengera ingwara yo kurira ave mwana wa ave baba oya oya mwana wa umane we